Inshuti za Kizumusonga, amahoro y'Imana n'abanemwa namwe. Ndabatumiye, ndabashuhuje, ndabakunda. Aka kanya ndi kumwe n'umuhungu, niba ndi buvuge ngo turi impanga, niba ndi buvuge ntago nzi uko muri bubifate. Ngewe uruhara rwo rwaraje, mbese urebeye mena aha ngaha. Ayo ni amateka abantu benshi baba bavuga, ariko twebwe tudapfa kuvuga, kandi twe turaziranye cyane, turaziranye. Amazina kera bajyaga batwita, ntabwo turi buyavugira aha ngaha. Aha ngaha rero ikituzanye nge ndi umugabo mbyaye imbyaro 11, mfite abana hariho 7, 4 barapfuye. Uyu rero ni umusore kubera impamvu umusore papa mbyirira, ariko igihe kizaza dutegereje isezerano. Hari icyo Imana yavuze, kandi ubu ansuye bikubitanye nuko nari mvuye ku musozi ahantu hamwe njya kwigobeka. Uyu munsi nibwo mvuye ku muganura, abantu baganuye, ariko nanjye nagiye aho bita mu rupfu Samatara. Niyo mvuye rero dukubitaniye mu nzira, naje kumuhesha umugisha umukoreho urupfu, aje kumpesha umugisha. Rero kubw'ubwo twifuje kuririmba indirimbo ajya akunda kuririmba, nayimusabye. Urakomeye, imbaraga zawe ntizirondoreka, urugamba uratabara. Urakomeye, imbaraga zawe ntizirondoreka, urugamba uratabara. Utabaye akaririmba akavuga imirimo yawe, imbaraga zawe zikomeye cyane. Yewe Mana urakomeye, imbaraga zawe ntizirondoreka, urugamba uratabara. Utabaye akaririmba akavuga imirimo yawe, imbaraga zawe zikomeye cyane. Nzajya nkuririmba nguhimbaza, vuga imirimo yawe itangaje. Nzayibwira abatakuzi nabo bakumenye, uri Imana ikomeye cyane. Nzajya nkuririmba nguhimbaza, vuga imirimo yawe itangaje. Nzayibwira abatakuzi nabo bakumenye, uri Imana ikomeye cyane. Nabicitse nta byiringiro, mfite by'ejo hazaza, ariko mwami wanjye wampaye imbaraga, maze nakomera nkomeza urugendo. Nabicitse nta byiringiro, mfite by'ejo hazaza, ariko mwami wanjye wampaye imbaraga, maze nakomera nkomeza urugendo. Nzajya nkuririmba nguhimbaza, vuga imirimo yawe itangaje. Nzayibwira abatakuzi nabo bakumenye, uri Imana ikomeye cyane. Nzajya nkuririmba nguhimbaza, vuga imirimo yawe itangaje. Nzayibwira abatakuzi nabo bakumenye, uri Imana ikomeye cyane. Abanzi banjye banshukuriye urwobo, ariko mwami wanjye unshyiriye icyanzu. Imigambi yabo wayiburijemo, none mwami wanjye nzajya nguhimbaza, 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 nzajya nguhimbaza.
abazi banjye banshuriye urwobo ariko mwami wanjye ntushishikaye imigambi yabo wayiburijemo none mwami wanjye nzajya guhimbaza 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 nzajya guhimbaza nzajya kuririmba guhimbaza vuga imirimo yawe itangaje nzayibwira abatakuzi nabo bakumenye uri Imana ikomeye cyane nzajya kuririmba guhimbaza vuga imirimo yawe itangaje nzayibwira abatakuzi nabo bakumenye uri Imana ikomeye cyane. Tasiya ndagira ngo dusubiremo akakari iki gitero. Reka dusubiremo iki gitero. Dusubiremo iki gitero mbabare. Abanzi bawe akushakihore ese mukanagara ntabwo nanye abana 11 byibagirwe ubwo ngubwo wese arankunda shaka ibyo nagende shaka mbona barudombo ndabyumva ariko hari n'abandi dufite abafana umva nshuti yanjye bazipinze ifite ikigisho tuva ngo dufite abafana badufana uko bashatse bati cyo ubu nabo harabavuga ngo cyo wabona sanga Tasiyana gibaye 40 n'ingaga cyo mbese abo n'abafana tugira umufana fanuke ariko nta mwana maze ntaje gukira cyari imanzi ariko Tasiyana jewe nzi neza yuko ubu ndarakaye tugiye gusenga mutumenye Mose kandi Imana ihindura amateka muri uyu mwaka abanzi banjye bancukuriye agobo ariko mwami wanjye ubukira icyanzu imaranga byabo wayiburijemo none mwami wanjye nzajya guhimbaza nzajya guhimbaza abanzi banjye bancukuriye urwobo ariko mwami wanjye ushira kanzu imigambi yabo wayiburijemo ariko mwami wanjye nzajya guhimbaza nzajya guhimbaza guhimbaza vuga imirimo yawe itangaje nzayibwira batakuzi nabo bakumenye uri Imana ikomeye cyane nzajya guhimbaza vuga imirimo yawe itangaje nzayibwira batakuzi nabo bakumenye uri Imana ikomeye cyane nzajya guhimbaza vuga imirimo yazo ikomeye cyane. Amen. Rero umunyabuhoro Imana y'amahoro iguha umugisha na hakazoza na itaha kandi abantu bakurikirana Ikiza Umusonga wibuke kuntera inkunga ukanda kuri subscribe kuri share komanteri noneho nje nambaye isengeri nuko uyu turangana rungano twise dukubitamo wera n'izuba ririho rero twise dukubitamo noneho rero hari abandi nanone bashaka kumenya ese Tasiyana ni muntu ki ese munyabuhoro ni muntu ki ubundi buhamya bw'impamvu itarashaka niye munyarukire hirya kuri kuri Mukayani YouTube yitwa Mukayani niho hariho ariko narayahene hanyuma niho muzasanga n'indirimbo niho tugiye kujya tuganirira ijambo ry'Imana ibwirizwa utazapfa kubona muri iyi minsi uzabisanga kuri YouTube yitwa Mukayani nongere mbahanurire gushiza n'abahanuriye ndababwira ngo mubonye ko Imana bafunze insengero zimwe bakozemo nongera mbabwira muri covid insengero barazifunga nabyo twari twarabivuzeho none bongeye gukoramo bongeye kuzifunga hari zongeye gufungwa zitujuje ibisabwa
izo ntabwo zujuje ibisabwa. Muze kuvuga ngo iki, ndaje mbabwire rero mu minsi mike nanone hari abandi bantu bagiye gukorwamo. Njyewe nzajya mbabwira ubuhanuzi, ntabwo nzaguhanura ubw'amahoro. Icyo ngusaba ni ukuba mu Mana. Ntabwo Butasiyane kuba amaze kugira imyaka ingana gutya. Hari abaniga heriye hirya, hari abaniga batoroshye batatworoheye kuba Mukanagara aragiye si uko nabishakaga. Hari abaniga babigizemo uruhare, abafana baradufana. Nanone ndagira ngo nkubwire nawe muntu w'Imana, mukozi w'Imana, ndashaka kuba umwana w'Imana ukareka kuba umukozi w'Imana. Shaka kuba umwana w'Imana, kuko umwana w'Imana amenya ibyo se atekereza. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi minsi ikibuga kiranyerera ni hatari. Ndagira ngo mbabwire dore insengero zimwe zafunzwe, bamwe mugiye kubabona basubiye mu nzoga, bandi mugiye kubabona basubiye mu byaha bitandukanye. Ariko weho komera. Ndashaka kugusengera wowe unkurikiranye ndimo nsoza. Nomero yanjye ni 078 32 70 88 0. Ariko Tasiya wadushaka kugira ngo ukomeze bashaka kuzakubaza impamvu ituma udashaka. Ntacyo muzajye Samatari kubisengera. 078 yego 7 yego 4 0 12. Zisubiremo neza. Mbaye kabiri. Zisubiremo 078 078 42 77 8 48 cyangwa ni 40 40 ni 078 77 8 4 0 12. muzayibona kuri Mukayani. Kuri Mukayani YouTube Mukayani. Aho ngaho niho ya kabiri bazayishaka. Rero Tasiyane na share na commentaire. Uyu rero ni wacu kurisha mu Gakizi. Ubu ni mu murenge wa Nduba mu mujyi wa Kigali. Ahangaha turi ni ku ivi aho yaje kureba Imana amindurira amateka ku Muyumbu, ku ivi mu gasante ko ku ivi mu mudugudu wa Rebero wa Yerusalemu. Aho ngaha ni muri Yerusalemu. Uziko ndikoro hejuru musanga nta gishoro ngagishora. Ntacyo ubu mvuye Samatare. Ibatiri cyagari. Mvuye Samatare. Ibaje we. Ninjiye mu ruku. Ninjiye mu ruku. Mu nzu. Akajya funyika kanyana funyika mu cyaje bari umuntu abanjye bo kwa mama wacu bigeze kunsura. Hari mwitwa Munyaneza ndamusuhuza. Ngamubwira ngo nakomere. Baje kunsura tuburaho tubaraza tubaryamisha munsi y'urutara. Twajya guhaca umuca mu rugo nyine umanuka ujya harya epfo uciye umanutse harya kwa Rwatambo. Rero ndashimira Imana ko yahinduye amateka. Inzira abona ko ipavomye irimo ibirahure, mbese muri makeya ntacyo nshinza Imana. Ndagira ngo nkubwire ijambo, urabizi ko njya nkunda kuri kubwira rivuga ngo Yohana 15:7 nimuguma muri nge amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagira gute, muzagihabwa. Intego ni ukuba mu Mana, si ukuba ku Mana. Iyo uri ku Mana uyivaho ukagenda. Iyo uri ku Mana umeze nk'umuntu wambaye nk'uko twambaye amasengeri tugiye kuyakuramo. Ariko iyo uri mu Mana, Imana iba muri wowe, ikagendera muri wowe, igakorera muri wowe. Bisaba icyo ushaka rero cyose uzagihabwa. Amen. Mana ndagushimiye kubwo ko wabanye natwe ukatugirira neza. Umugaragu wawe aratashye, ariko abangaba bagiye kutubona kuri YouTube. Imana reka ngusabe kugira ngo bahe umugisha, imbaraga zawe zibabeho. Abakanze subscribe bahe umugisha, abafite kutuvugisha bahe umugisha. Kandi Mwami Imana yacu bagiye kuri Makayane bagakora subscribe bahe umugisha, abakurikiye munyabworo bahe umugisha. Ndasengera mwene data uyu mwaka nushuta mureme gitangaza kivuga mu izina rya Yesu Kristo. Hasigaye amezi 4, muri aya mezi 4 wakora mu bukwe, muri aya mezi 4 wamuhuza n'umuntu w'umumaro mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari mu mahanga, niba ari hehe, ndamana Nyiringabo aho ari hose, ndamuhamagaye aho ari hose. Baravuze ngo nta kigabo kitaremewe ikigore cyane, bivuze ngo nta n'ikigore kitaremewe ikigore cyane. Sengeye mwene data nkuko waduhuje, nkuko twari duturanye. Abandi abiwacu bajyaga bavuga ibindi bintu twe tutakwinjiramo, ariko uko tutanabizi n'ababyeyi bacu baje ntabwo babitubwiye. Ariko ndakwinginze kugira ngo ndemere gitangaza umuha umwana, umuha umudamu, mbese mukorere ubukwe abantu bo kwisha bazabibone nkuko abantu bayo bakabibona. Haleluya. Mwami Imana yacu Nyiringabo
abantu babibone, mbese abantu b'impande zose, igihugu cy'u Rwanda byumvikane, amahanga babimenye, igihe cyawe kirageze. Kandi ijambo rivuga ngo igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, kuko bahinduye ubusa amategeko yabo. Iryo ni ijambo riri hariya muri Zaburi. Mana, igihe cyo gukora k'Uwiteka kirasohoye, ko umugaragu wawe Tasiyana Munyabuhoro, Mwami Imana yacu, irengagiza ibyo batongereye, irengagiza ibyo bamuvuze, inama zamukoraniyeho, Mwami Imana, akagambane kabaye, ibyo byose mbitesheje agaciro, ahubwo mpa agaciro umugambi wawe, kugira ngo Mwami Imana yacu gukora no gukomera kwawe. Ikindi gihe nzaba nicaye iwe muri salo ariko n'umudamu, Mwami Imana yacu, nako nsengeye mwene data wundi dukurikiye, yaba ari umukobwa yarabuze urushako, yaba ari umusore wabuze urushako, yaba ari umumama ufite ikibazo cy'uburwayi, bose ndabasengeye kugira ngo bakize muri aka kanya, imbaraga z'Umwuka Wera zibe kuri bo. Haleluya, haleluya. Uyu munsi ni itariki 2 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2024. Ndabye igitangaza ku buzima bwa buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro, wumvise indirimbo, maze ineza n'urukundo abanzi bacu baducukuriye akobo, ariko uducira kanzu. Niyo mpamvu tuzajya tuguhimbaza, n'aka kanya turaguhimbaje. Wumvira ishimwe turemye, kandi wumvira ishimwe natwe twiteguye kuzatambutsa imbere y'ubwoko bwawe, mu izina rya Kristo Yesu mu bisengero byose. Amen. Amen. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndabakunda, nifuza umusonga inshuti yanyu. Bye bye.